bose yabahaye ubugingo buhoraho nibo bazabana n'Imana iteka ariko bamiriziye yabahaye ubushobozi buhoraho bwo kwitwa abana b'Imana iteka imvura yaraguye n'imivu iratemba ntitatembana mu buzima bwacu 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 watubereye ubwugamo Yesu nitwabona uko tubivuga
Take
turashinganye muri Yesu turarinzwe turashinganye muri Yesu ntabwo twaterwa ubwoba n'ibitero byawe ntabwo twaterwa ubwoba n'ibitero by'uwo mwanzi turarinzwe turashinganye muri Yesu turarinzwe turashinganye muri Yesu ntabwo twaterwa ubwoba n'ibitero byawe ntabwo twaterwa ubwoba n'ibitero by'uwo mwanzi icyubahiro n'ubutware no gukomera n'ibyawe turwanira intambara nyinshi tukazitsinda dushinze imizi muri wowe gusa Yesu we icyubahiro n'ubutware no gukomera n'ibyawe turwanira intambara nyinshi tukazitsinda dushinze imizi muri wowe gusa Yesu dushinze imizi muri wowe gusa Yesu we icyubahiro n'ubutware no gukomera n'ibyawe icyubahiro n'ubutware no gukomera n'ibyawe turwanira intambara nyinshi tukazitsinda dushinze imizi muri wowe gusa Yesu we icyubahiro n'ubutware no gukomera n'ibyawe turwanira intambara nyinshi tukazitsinda dushinze imizi muri wowe gusa Yesu dushinze imizi muri wowe gusa Yesu we turakomeje muri wowe Yesu we muri wowe ubuhungiro turakomeje muri wowe Yesu we muri wowe niho hari ubuhungiro niyo mpamvu natwe twikomeje muri wowe dufite impamvu y'isi dushingira twemeza yuko uri umutabazi sibyo twumara abandi cyangwa
Jacqueline Imana yamuhaye urubyaro Imana ishimwe hari n'abandi benshi tutagira icyo kwambara ariko ubu ngubu Imana yacu yaradukwize hari n'abandi benshi batagira icyo kurya ariko ubu n'ukuri twabaye ibibonke n'ukuri Imana ishimwe n'ukuri itanga akazi itanga na perime maze tugatwara nanjye ndayishima kuwa gatanu yakoreye perime Imana yarayimpaye iyo turyamye iyo tugenda imirimo y'Imana turayibona iyo turyamye iyo tugenda imirimo y'amaboko yawe 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 turayibona